inkuru yacu tutangiranye n'umubikira ukiri mutoya. Hano hari umubikira urimo urakomanga ku rugi. Uko bigaragara muri pisine biragaragara ko hari umuntu waguyemo mu by'ukuri yabuze ubutabazi. Mansera akomeza kugenda akomanga avuga ati ariko ninde urimo imbere? Kumba urimo imbere biragaragara ko yaguye muri pisine yavuze wamukuramo. Mansera ati ndakomanga ariko nta muntu unyikiriza. Kubera iki mutima muranyikiriza? Ninde urimo imbere? Mansera yarinjiye aravuga ati yemwe aba hano ninde urimo hano? Ako kanya arebye yabonye umusore yashakaga cyangwa abantu yaraje kureba yaguye muri pisine. Ako kanya yaje yirukanka ahita yinaga muri pisine n'imyenda yose yambaye y'ubumansera. Ako kanya yaraje atangira gutabara uno musore waguye mu mazi. Ukurikire neza uraza kumenya ahantu biri kugana. Hano ngira ngo uze gutekereza kuri wa mugani bavuga ngo ugira neza ukayisanga imbere. Ugira neza ukayisanga imbere. Uraza gusobanukirwa. Yazanye wa musore amushyira hano atangira gusenga ati Mana yanjye mbabarira ukize no musore rwose dore yahuye n'ibibazo byo kugwa mu mazi. Yaramuhagurukije amazi ati uracyari muzima? Umusore ati ndacyari muzima. Ati se ubundi kugira ngo ugwemo hano muri pisine byagenze bite? Umusore ati ese ubundi ndi mu ijuru? Umukobwa ati oya ntabwo uri mu ijuru rwose gusa wari ugiye kujyayo, iyo nagutabara uba upfuye ukajya mu ijuru. Umusore ati ndumva umutwe urimo urandya rwose umenye nacitse igisebe. Umukobwa ati reka ngurebere. Ati ndabona wacitse igisebe rwose birashoboka ko wangiritse urimo uragwa muri pisine. Ese ubundi byagenze bite kugira ngo ugwemo hano? Umusore ati ntabwo mbizi rwose nta kintu gitoya nzi, nabonye nanjye nisanzemo hano sinzi ukuntu naguyemo. Umukobwa ati okay nta kintu bitwaye kuva nk'utabaye rwose uraza kumera neza. Umusore ati ubundi wowe urinde? Umukobwa ati ndaje ngusobanurire ko amayenza n'umwenda wanjye. Umukobwa yasubiye mu mazi abanze azane wa mwenda we watakayemo arimo atabara umusore. Umukobwa yarawuzanye ukomeze ucunge neza uraza gusobanukirwa ukuntu biri buze kugenda. Ahangaha inkuru nibwo itangiye gufata isura, nibwo itangiye kuryoha. Ako kanya yaramuhagurukije aramuzana. Umusore birasa nkaho arimo arazungera kubera ko yaraguye mu mazi akamara umwanya munini. Yamwicije hano. Umusore bigaragara ko wagira ngo umutwe urimo uramurya. Umusore yabaje Mansera ati se ubundi ni ukubera iki urimo uranabara? Umukobwa ati ngiye impamvu ngutabaye ntabwo rwose nabigambiriye. Umusore ati ubundi waje hano kugira ute? Umukobwa ati rero ikintu kinzanye hano nje ndimo ndashaka abayobozi bakomeye ngo bansinyire kuri izi dokima nzanye bifashe kutazasenywa ku rusengero rwacu. Atari umushoramari urimo ashaka gusenya urusengero rwacu kugira ngo abe yakubaka ibikorwa bye. Niyo mpamvu rero naje gusaba ubufasha hano, nashakaga abantu bansinyira kuri ibi byangombwa. Umusore isereri kamufata agatangira gushaka kugwa. Mansera akamufata akamubwira ati tuza rwose uraza kumera neza. Ati wigira ikibazo gikomeye cyane. Umusore ati numva umutwe urimo urandya rwose ntabwo meze neza. Ati sinzi ikintu wamfasha. Umukobwa ati ndaje ngujyane kwa muganga rwose. Umusore ati ntabwo ari ngombwa kujya kwa muganga nta kibazo gikomeye cyane mfite. Mansera ati uyaba witonze ndaje ngureka ukuntu mbigenza. Ako kanya Mansera yaragiye ahita afata agacupa yarafite hano ucunge neza akuramo amavuta yararimo. Abwira umusore ati reka nyagusiga no mavuta rwose, aya mavuta yakijije abantu benshi cyane ibikomere nawe araza gutuma umira neza rwose, arimo umugisha wa Bikira Mariya. Umugabo ati koko? Ati cyane rwose ntukabihakane, aya mavuta ni ingenzi cyane rwose ndizera ko nawe araza kugukiza. Umusore ati nta kintu bitwaye. Ati yansige cyo ko hari ikintu bimara. Umusore yatangiye kubaza umukobwa ati ese ni kuki urimo uranabara? Umukobwa ati impamvu urimo ndagutabara nuko ngiye nkunda gufasha abantu bose. Umusore ati se ubundi ubwo waba uruzi yuko ari njyewe mushoramari urimo urashaka gusenya urusengero rwanyu? Ati ndimo ndarushaka kurusenya ngo niyubakire ibikorwa remezo bizajya bima amafaranga. Umukobwa ati ni ukuri uravugisha ukuri niwe ushaka gusenya urusengero rwacu? Umusore ati ni ngiye rwose nta wundi. Umukobwa ati ese ko ushaka kurusenya? Ati nta kintu ubona ishakira kwibonera amafaranga nyine nkaba nakwibakira ibikorwa remezo bizajya binzanira inyungu. Umukobwa yarivumbuye aravuga ati ntabwo nzi ko umeze gutyo. Ati gusa nta kintu bitwaye. Ako kanya umukobwa yese yigendera. Reka bukore ku ruhande haje undi musore arimo arahamagara ati Jimmy. Ati igihe cyawe kirarangiye. Ati mu by'ukuri umaze igihe kirekire utubeshya, uyu ni umwanya wawe wo kuryoza ibyo wakoze byose. Ati wangije ubuzima bwanjye, wangize ubuzima bwa papa wanjye. Ati uyu munsi ni umunsi wo kwihorera ntabwo uri burenge. Ati Jimmy ati se ni ukubera iki ibyo ngibyo murabimbwira?
ati ubwo wasenyaga rwa ruganda rwacu mu by'ukuri watumye umuryango wacu utatana, mbura amafaranga yo kurihirwa ishuri, mbura buri kimwe, ababyeyi banjye barwara depression, none ubu ngubu niwo mwanya wo kwihorera, ngiye kukurasa rwose. Ako kanya Mansera yagarutse ubwo yari yibagiwe agakayi, ahita bitambika hagati ati Daniel wimurasa rwose, ati have nyamuneka, ati ibyo ntushobora kubikora bikaza kurangira wisanze wafunzwe rwose, ati hangane wifata ibintu nk'ibyo ngo wihorere, niba yarakugiriye nabi wabijyana mu nzego za leta, ariko kwihorera umurasa ntago ari byo. Ucunga n'umusore ngo ni Daniel afite imbunda, ukomeze ucunge. Wa musore ngo ni Jimmy yihishe inyuma ya Mansera. Daniel ati ndakurasa rwose ntabwo ncika, ukomeze ucunge neza uraza gusobanukirwa. Wa musore Jimmy yaramucunze ahita amusunika muri pisine, ahita agwamo na ya mbunda ye barajyana, ukomeze ucunge neza. Aramubwira ati gumamo aho ngaho, nurenga aho ngaho ngiye guhamagara polisi, wowe murashaka kunyica. Ako kanya reka bakwereka mu minota mike iri imbere, umusore mabwira Mansera ati urakoze kunabara ku nshuro ya kabiri rwose, Jimmy yaragiye kundasa, nako Daniel yaragiye kundasa, none urongera uranabaye, ati rwose uri umuntu mwiza cyane, ati mu by'ukuri ndumva nangiye gukururwa n'imico yawe nubwo nshaka gusenya urusengero rwanyu. Umukobwa ati mu by'ukuri rwose ntiwakabaye usenyera urusengero, nubwo tuje ibisabwa neza twashaka ukuntu tubikosora, ariko n'urusenya ngo wubake isoko. Umusore ati okay ndaza kubitekerezaho ndaguha igisubizo. Mansera ati yigendera asigiye umusore umukoro. Ako kanya mu muhanda Mansera bari bamugonze, ucunge neza asa nk'umuntu wataye umutwe nawe nagaze ibyo arimo. Ako kanya ni wa musore Jimmy yasutsemo ati se ese wajya ugenda ureba neza kubera iki nari nkugonze? Mansera ati unyihanganire ndimo ndatekereza cyane. Umusore ati okay nta kibazo ndagufasha, ahita amutoragura za mbuto arazimuhereza. Aramubaza ati se Mansera ubundi urimo urerekeza he? Ati ndimo ndajya ku rusengero. Ati okay ndumva ari amahire, ati so se nkakujyana nkakugezayo. Umukobwa ati oya ntabwo nshobora kujyana n'umuntu urimo urashaka gusenya urusengero rwacu, mu by'ukuri naba nkoze icyaha, urimo urashaka kudusenyera urusengero none ngo njyane nawe? Umusore ati twajyana nta kintu ariko bitwaye. Umukobwa ati nene natekereje ko uri umuntu mwiza nkufasha bwa mbere, ati ariko mu by'ukuri ntabwo uri umuntu mwiza. Ati ibyo Daniel yavugaga koko wasenye uruganda rwabo nanjye ndabyemeye, uri umuntu mubi cyane rwose, sinzi impamvu nahuye nawe. Umusore ati ariko ntugace imanza utaramenya iby'umuntu, ati ntabwo ngende umuntu mubi rwose, nubwo nkeneye amafaranga nkaba nkeneye kubaka n'isoko, ariko ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi. Umukobwa aramubwira ati ese kuki utekereza ko kuba twakubaka urusengero abantu bakajya basengeramo? Umukobwa aramubwira ati niba utari umuntu mubi uze kubinyereka koko menye ko utari umuntu mubi. Jimmy yasigaye atekereza ati uno mukobwa ndakora iki kugira ngo mwereke ko nari umuntu mubi? Reka gukora ku munsi wakurikiyeho Jimmy yaje amuzaniye indabo handi ku rusengero. Mansera arimo arahanagura inzugi. Jimmy aravuga ati ibi ntabwo bishoboka, ese Mansera urabaraza kurwakira? Ako kanya reka kwereke undi mukobwa witwa Alexandria, uyu nguyu akundana n'uyu musore Jimmy. Yaraje amuhamagara ati Jimmy bite byawe? Jimmy arikanga ati ni byiza. Atugeze hano tese? Ati mageze nk'ukurikiye. Mansera arimo arabareba abaza Jimmy ati ese Jimmy kuki mbona ufite indabo ni ukubera iki? Umukobwa arimo arabaza Jimmy. Jimmy ati nari nje kureba hano hantu dushaka kubaka isoko ryacu. Ati se mu kubaka isoko uzanye n'indabo? Ati zo ndabo ushaka kuzihande mbwiza ukuri. Umukobwa atangiye kumuhata ibibazo. Jimmy ati ihangane uve hano rwose, mu by'ukuri mfite umuntu w'ingenzi tugiye guhora mu buzima bwanjye, niyo mpamvu rero mfashe ukava hano byaba ni byiza cyane. Umukobwa ati oya rwose nshaka ko tugumana, hari ibintu nshaka ko tuganira. Umusore ati oya ntibishoboka rwose, nkeneye guhura n'umuntu nshaka guhura nawe kandi hari ibyo nshaka kumubwira by'ingenzi, niyo mpamvu rero ahubwo aka kanya umfashije wagenda ukava hano. Umukobwa atangira kumwikoreshwaho. Jimmy aramubwira ati oya ntibishoboka rwose, ati ahubwo have utanyicana gahunda. Icyo bigaragara cyo uno mukobwa ntabwo Jimmy amukunda, ahubwo uno mukobwa bashaka ko bakundana ariko ntabwo Jimmy amwemera. Ako kanya Mansera yarabibonye arigendera arivumbura. Jimmy aramubwira ati utumye uwo nashakaga agenda, ati ahubwo komeza nigiye muri gahunda zanjye. Umukobwa aravuga ati ese ibi bintu Jimmy arimo ni ibiki? Reka mukurikire ndaza kumenya ibyo ari byo, ukomeze ucunge neza uraza kumenya ibyo ari byo. Jimmy yaje rukangaje kuri Mansera ati Mansera bimeze biti? Mansera ati nagufasha iki Jimmy? Ati urashaka iki? Jimmy ati nari nkuzaniye zino ndabo nizawe. Mansera ati ngewe ese bishoboka bite ko nge wanzanira indabo? Ati ibyo bintu ni icyaha sinabikora. Wa mukobwa arimo arabahengereza. Jimmy aramubwira ati rero Mansera nari nje kugushimira rwose, ati mu by'ukuri waramfashije, wandokoye gupfa inshuro ebyiri zose,
bwa mbere wanyweye mu mazi, bwa kabiri undinda Daniel ugiye kundasa, none niyo mpamvu nari nkuzaniye ibuke y'indabo ngo ngushimire. Umukobwa ati oya, ibi ntabwo bishoboka rwose, ibi ntabwo nabyumvisha, ntabwo imyemerere yanjye binyemerera rwose, naba ngiye kujya mu rukundo n'umuhungu kandi ntabwo byemewe. Ati kandi ikindi wibuka ko ari wowe ushaka gusenya urusengero rwacu. Ati se ni gute najya mu mishyikirano n'umuntu nkawe ushaka kudusenyera urusengero? Umukobwa arangije abwira uyu musore Jimmy ati rwose ntabwo bishoboka. Jimmy ati ariko wanyihanganira zino ndabo ukazifata? Ati nyihanganira rwose, nta kintu byaba bitwaye, nizo kugushimira gusa, nta yindi relationship nshaka. Umukobwa ati okay, niba ari uko bimeze ndaza kuzifata rwose. Umusore ati se ubundi wanyemerera ukazaza mu rugo tugasangira tukanaganira? Umukobwa ati niba hari icyo bizafasha kugira ngo nusenye urusengero rwacu nzaza. Jimmy ati nuza tukaganira ntabwo nzarusenya rwose, ndabikwemereye, nzabareka mukomeze musenge nta kibazo. Jimmy atangiye guhindura ibitekerezo byo gusenya urusengero, atangiye kubivamo. Ako kanya Jimmy yahise yigendera, wa mukobwa aramwihisha arimo arabacunga sinzi impamvu. Ako kanya Mansi yarageze imbere, yarebye ko Jimmy yarenze, yatangiye guseka disi bigaragara ko nawe wagira ngo yakunze Jimmy, yaguye mu rukundo. Atangiye kwihumuriza ururabo, yumva ari sawa cyane, ariko atavuga ati oya, ibi ndimo ni amakosa mana, makuva mwa bino bitekerezo by'amafuti rwose. Ati nyagasani ndakwinginze, ni gute najya mu rukundo kandi nabyemerewe? Ako kanya Mansera bigaragara ko atangiye gukunda Jimmy, ariko akomeza kubyibuza. Ku kanya wa mukobwa yaravuze ati ese n'umubikira arashaka gukundana n'umugabo wanjye? Ati okay, reka nze mbaserereze mbyende mbwira umujyi wose ko n'umumansera ashaka gukundana kandi bitemewe. Reka gukora ku munsi wakurikiyeho, Mansera yagiye kureba Jimmy mu rugo, aramubwira ati Jimmy, nari nje ngo tuganire ku kintu kimwe gusa, cyangwa tuganira ku bijyanye n'urusengero nta kindi. Jimmy ati okay, ntacyo bitwaye, waza tukaganira, nanjye nta bindi nshaka, nibyo nshaka ko tuganira. Umukobwa ati nizeye ko utari bunzaneho bya bindi by'inkundo urimo urambwira rwose, nasanze ari amafuti nabivuyemo. Jimmy ati nta kibazo rwose, tugende twicare tuganire. Jimmy yamuzanye hano mu busitani ngo baganire ku bijyanye no kuba atamusenyera urusengero. Murabizi hano ubundi icyo ndimo navuga ni ko kundi abashoramari bakomeye mu mujyi baza bakagura ahantu hasanzwe hari inyubako bakayisenya bakubakamo ibikorwa byabo remezo. None rero ahantu baguze hari kiliziya uyu mukobwa ayoboraho, murabona ko ari umumansera. Niyo mpamvu rero arimo arasaba Jimmy yuko iyo kiliziya atayisenya bagakomeza bakisengera. Jimmy arashaka kuyisenya agashyiramo ibikorwa by'ubucuruzi. Niyo mpamvu umukobwa arimo aramusemba bazi buri kanya ngo abagirire impuhwe. Jimmy ariko uko bigaragara asa nk'uwatangiye kwisubiraho. Jimmy yatangiye kuganira n'umukobwa. Umukobwa aramubwira ati ese Jimmy, kuki ushaka gukora biriya? Ati ubundi narakubonye mu buzima bwawe kuki wita ku mafaranga gusa, ntabwo wita no ku mahoro abantu bazinirwa no gusenga? Jimmy ati ibyo ngibyo ndabyumva rwose, nanjye no kugenda mbyumva, aho nahuriye nawe rwose ibitekerezo byanjye byarahindutse. Mbere natekerezaga yuko gukora business ari cyo kintu cya mbere. Umukobwa ati niko watekerezaga, ariko bitekerezeho neza, kuba wafata abantu ukabarekera uburenganzira bwabo bwo gusenga byaba bigutwaye iki? Jimmy ati nta kintu bintwaye, nanjye nagiye guhindura ibitekerezo rwose, nshobora kubareka mugakomeza mukisengera rwose, nta kintu byaba bitwaye. Umukobwa ati nibyo byaba ari byiza rwose, waba ukoze, ese gusenya urusengero rwacu bizakumarira iki? Umusore ati nta kindi byamara usibye kunzanira amafaranga, ariko amafaranga si yo ingenzi yonyine mu buzima, n'abantu baba bakeneye gusenga bakegerana n'Imana. Ati rwose kandi ndi kumva arimo nashaka kugukunda, ndimo ndakwiyumvamo. Umukobwa ati ibyo ntabwo bishoboka rwose, ibyo kunkunda byo byihorere, ntabwo imyemerere yanjye ibinyemerera, ngenda umumansera ntabwo njya mu rukundo. Umusore ati nukuri kuva twahura ibyumviro byanjye byarahindutse, nsigaye ndyamwa kurota, nsigaye ngutekereza buri munsi, nanjye kugukunda rwose, ese wanyemerera tukagirana umubano wihariye? Umukobwa ati ibyo rwose ntabwo bishoboka, ati ibyo byaba ari icyaha. Ati ahubwo urimo urashaka kungwisha mu cyaha Jimmy, nakubonye, cyangwa niyo turi ushaka gukoresha kugira ngo utansenyere urusengero. Jimmy atangira kugenda amwegera gake gake, ucunge neza ahangaha sasa noneho niho filime itangiye kuryohera. Arimo agenda amwegera amubwira ati ndagukunda rwose nuko utabyumva. Ako kanya cya gikobwa kiba kirahageze, wa mukobwa mwibutse uba ushaka kujya mu byabo, ako kanya barikanga. Jimmy aramubaza ati se, araza abegera gake gake, ucunge neza uraza gusobanukirwa. Jimmy aramubaza ati se mukobwa urashaka iki hano? Ati nanjye kugusura. Jimmy atagusingize nkuhamagara, unje kunsura kubera iki?
ati Mansera numvise ariko ngo uri mu rukundo n'uyu mugabo ushaka gusenyera urusengero. Umukobwa ati oya ntabwo ndi mu rukundo nawe rwose, ati ahubwo usanze neza no kugenda ngiye no kwigendera. Umukobwa wumva ubugambo atangiye kuzana kugira ngo abateranye. Jim aramubwira ati ariko wa mukobwa urashaka iki hano? Ati ikintu nshaka ni kimwe, mugomba kumpa amafaranga nkababikira ibanga, cyangwa bitabaye ibyo ndagenda mvuga mu mujyi hose yuko Mansera harimo arakundana n'umuntu w'umugabo w'umucuruzi ushaka kumusenyera urusengero. Ubwo urumva ko Mansera abayoboke bazamushiraho. Ni gute umuntu w'Mansera ubundi akundana n'umuntu noneho byongeye ushaka kumusenyera urusengero? Umukobwa w'Mansera ati uyu mwihorere rwose, ibi by'amafaranga avuga nunayamuhe, ubu ni ubugambo nta kintu bwadukoraho. Ako kanya Mansera yahise yigendera. No mukobwa asigara abwira Jimmy ati Jimmy ese urameza amafaranga ngahe ngo mbabikire ibanga? Jimmy aramureba aramubwira ati uzi ko umuntu ikinisha utamuzi, nta mafaranga na make yandi buguhe rwose, ugenda uvuga ibyo ushatse. Mukobwa ati nuko ngukuvuze, reka nze mwereke uwundi we, reka nze mwereke uburyo ngiye kukwicira izina muri uyu mujyi ndetse n'akariya Kamansera kaye kugukunda nako bikagenda uko. Umusore ati nsohokera mu rugo vuba. Reka bakwereka umunsi wakurikiyeho wa musore yazanye akamano gatoya akarambika hariya imbere. Mansera yaramubonye agenda ariko Jim atayigendera. Mansera yaraje ngo arebe impano Jim amuzaniye iyo ariyo. Ako kanya yaraje afata hano ngo arebe. Ndifashe agapapuro kanditseho amagambo yo mu Cyesipanyoro. Aha ni amagambo avuga ngo wa mukobwa we ndagukunda kuruta abandi bakobwa bose bo muri uyu mujyi. Mansera ati ntabwo bishoboka, Jim arankunda nta n'isoni, ubayobewe ko ndi Mansera. Ako kanya wa mukobwa yesaza atavuga ati ibingi nibyo Jim aguhereje. Umukobwa w'Mansera ati oya ntabwo ari byo Jim amereje. Umukobwa ati ese urukanswa n'iki? Hama hamwe. Ati wifanze mu mubano wanjye na Jimmy uraje ubyishyure. Mansera ati oya ariko ntabwo nifanze mu mubano wanyu rwose, nta kintu mpanga na Jimmy usibye ko ndimo ndamubuza kunsenyera urusengero. Umukobwa ati okay ibingi ugiye kubyishyura. Ati ngiye kugenda nangaza mu mujyi hose yuko wagiye mu rukundo na Jimmy. Ati kandi ikindi nutava muri uyu mujyi ngenda guteza agatsiko k'amabandi ube wanakwica rwose. Mansera ati mbabarira rwose ngiye ntabwo nigize mbigambirira, ataka kanya ngiye kuva muri uyu mujyi nigendaho kugira ngo muzanyice. Umukobwa ati nutagenda nyine ndakwica. Umukobwa bisa nkaho atangiye kumutera ubwoba. This Mansera yese afata igikapu aravuga ati byanze bikunze ngomba kuva muri uyu mujyi nta kundi byagenda. Ariko bigaragara ko Mansera nawe nubwo agiye ntago abyishimiye. Ako kanya reka bakwereke Jimmy yagarutse handi Mansera aba impande y'urusengero, aza kureba Mansera arahamagara ati Paula ati kingura rwose nahageze. Ati ko ufite murakingura urugi. Ako kanya nyuma ye wa mukobwa umwihomaho yaramubwiye ati ese wabuje kureba Paula Mansera? Yati yego niwe nje kureba. Atoke ati nta kindi nakwirwa nkubwira, reba mubwiye ko yasohotse mu mujyi nawe ukiri hafi ahangaha. Ati kandi wabona rero wamwirukanye? Ati njye wamwirukanye kugira ngo dukomeze twikundanire. Jim ati nta n'isoni ugatangira kunyikoreshwaho wirukanye umuntu nkunda? Ati ngiye mu buzima bwanjye sinigize nk'ukunda wa mukobwa we, ati kandi imico yawe ntiyatuma nk'ukunda. Ati mva imbere ntuzongere no kumvugisha mu buzima bwawe, reka njye kwirebera Paula Mansera wirukanye mu mujyi. Umukobwa yararakaye. Reka bakwereka ku muhanda Mansera afashe umwanzuro wo kwigendera akava muri uyu mujyi kuko abona bitazoroha. Iby'umugabo w'abandi byabaye ikibazo bya Jimmy n'inkundo. Yafashe taxi voiture ngo yigendere. Ako kanya Jimmy yahageze atinze asanga tagisi iragiye. Agenda ahamagara shoferi ati shoferi nyamuneka hagarika imodoka rwose mvugane na Mansera. Mansera yaramwumvishije ati nimuhagarika imodoka. Mansera ategetse shoferi guhagarika imodoka. Ati Paula ese kubera icyo ukoze ibi ngibi? Kubera icyo uvuye muri uyu mujyi kandi nari nyigukeneye? Ati ntabwo bishoboka ko naguma hano rwose, uriya mukobwa amereye nabi. Kandi inkuru zabaye kimuma yuko Mansera arimo arakundana n'umuntu ushaka kumusenyera urusengero. Ubwo urumva rero ntabwo nagumana nawe. Jim ati ihangane rwose, ati nunagenda uzagaruke rwose, ati uko ndagukunda cyane kandi ntabwo nabaho nagufite. Paul ati nanjye numvaga muri njye nkufitiye amarangamutima ariko ntabwo byaba ari byo, ati ngiye kugenda mbitekerezeho nzakubwira. Jim tuzagerageze rwose uzagaruke kandi vuba rwose ndagukeneye. Genda ubitekerezo uzaze umwanzuro. Mansera yagiye ngo abitekerezeho amenye se umwanzuro azafata n'uwe, azakomeza kuma Mansera cyangwa azaza yibanire na Jim. Jim aramubwira ati rero Mansera uzagaruke vuba. Reka bakwereke hano hari umukobwa urimo kumanga ku rugi ku gipangu kwa Jim. Reka bakwereke hano ni nyuma y'umwaka. Haciyeho umwaka umwe Jim yibereye mu rugo.
Jimmy umuntu yarakomanze aravuga ati wabona ari cya gikobwa kigarutse kubonesha umutwe, wa mukobwa aracyamutesha umutwe, ucunge neza uraza gusobanukirwa neza. Atereka nkingure ndebe umuntu urimo arakomanga. Akinguye yabonye ari Paula Mansera. Yarumiwe, ibi neza neza byaramwishe abura ukuntu yabigenza. Aravuga ati ntabwo bishoboka, ese ni wowe wambaye gutya? Mansera ureko nasigaye noneho yambaye. Mansera bigaragara ko ibyo Mansera yabivuyemo akemeza kuza kubana na Jimmy. Ako kanya Mansera yabwiye Jimmy ati mu by'ukuri nagiye mfata umwaka wose ndatekereza, mbyigaho neza nsanga nakwiye kubaho mangana n'amarangamutima. Ati urukundo ngufitiye ruruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose kirimo n'imyemerere, ndagukunda cyane niyo mpamvu niyemeje kugaruka kubana nawe. Jimmy yarishimye cyane avuga ati Mansera wambereye umuntu udahemuka rwose. Mansera nawe ati ndagushimiye Jimmy kuba waranegeje umwaka wose nushake undi mugore cyangwa undi mukobwa mu bana. Barahoberanye bavuga ati uyu ni umwanya wo kubana akaramata, dutsinze ibitugerageza byose. Umukobwa yamubwiye ati rwose ndagushimiye kandi kuba utarasenye urusengero rwacu, abakristo baracyarimo barasenga nubwo ngiye nabivuyemo. Ako kanya Mansera na kuba hoze ari Mansera na Jimmy batangiye kurya singira ngo namwe murabibona. Gake gake bagenda baganira bavuga ati urukundo ruraryoshye. Barahoberanye baratangira baravuga ati ubu ngubu gahunda ihari ni ugupanga ubukwe tukabana byeruye, tukabana nk'umugore n'umugabo, tukabyara hungu na kobwa. Ngira ngo nawe uri kureba ino nkuru mwibutse yuko ikintu cya mbere ari ukugira neza mu buzima. Uyu mukobwa yigire neza uno musore bwa mbere n'ubwa kabiri mu buzima, nubwo yarazi yuko uno musore azamugira nabi cyangwa azasenya urusengero rwabo, ariko yemere kumugira neza. None dore birangiye bibaniye nk'umugore n'umugabo, umukobwa bimubereyemo umugisha. Niyo mpamvu rero kugira neza muri ubu buzima ni ibintu by'ingenzi. Mwibutsa ko wowe udukurikiye niba ino nkuru wayikunze kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona indi nkuru nshyashya ino ije kuri no channel yacu. Nge mubana nk'ibisanzwe ndi Kwizera Methode, naho ubutaha.